Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko niba uri umubyeyi ukaba ubyaye umwana, ugomba kwita cyane ku izina umwita, kuko ngo akenshi usanga amazina yitwa abana agira uruhare runini mu buzima bwabo. Niyo mpamvu akenshi Abanyarwanda usanze bakunze kuvuga ngo izina ni ryo muntu. Nyuma yo gusobanura amazina rero, abakunzi bacu badusabye gusobanura amwe mu mazina. Uyu munsi twafashe umwanya kugira ngo dusobanure ayo mazina. Nguhaye ikaze niba uri mushya, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Izina rya mbere ni Jack. Mu gusobanura iri zina twifashishije urubuga rwa Wikipedia. Jack ni izina rifite inkomoko mu Bufaransa ariko ryakomotse ku izina ry'Igiheburayo Jacob. Jack risobanura sprinter cyangwa se utwara icy'abandi cyangwa se umuriganya. Abasoma Bibiliya murabizi ko Yakobo yariganyije umugisha wa Esawu, ngo umubare wabo w'amahirwe ni 3. Ngo ba Jack ngo bagira igikundiro kandi bakunda gutegeka, ngo ntibacike intege byoroshye kuko bazi kwihambira kugera bageze ku cyo bashaka. Ngo iyo akiri muto ntakunda kuvuga kandi ngo agira amahane kuko aba yumva ibintu byose yabyiharira. Ngo mu ishuri bakunze kuba abahanga, ngo kandi bakunze kuvumbura ibintu bishya, ngo kandi ntibakunda kuba bonyine. Ngo arikunda kandi akumva yashyiraho umurongo ngenderwaho. Ngo arafasha kandi agakunda, ariko mu gukunda nta cyizere yigirira, ko nubwo aba yumva yarujyamo cyane nta kintu na kimwe asize inyuma. Ngo babika inzika bityo kubabarira kuri bo birabagora. Ngo guhitamo birabagora bikabatera gufatafata. Ngo ariko iyo bafashe umwanzuro wo gukunda umuntu umwe, ngo bararambana. Ngo bakunze kuba abanyamideli, abasizi, abahanzi, abanyamategeko, abacungamari n'abaganga. Ngo bemera Imana, ngo ariko ntibakunda gusenga cyane. Ngo bariyumva cyane, ngo kuko badakunda gusuzugurwa. Ngo yereka buri wese ko ashoboye. Ngo baba abanyakuri ariko ngo bashobora no kubeshya bitewe n'icyo bashaka kugeraho. Ngo bagira isuku kandi bakamenya kwisobanura mu buryo bwose. Ngo bakunda ibintu by'umwimerere kandi bakagira gahunda mu byo bakora. Izina rya kabiri ni Matiyasi. Matiyasi ni izina ry'Igiheburayo rihabwa umwana w'umuhungu, risobanura impano y'Imana. Ngo ba Matiyasi bagira amakenga, baririnda kandi ntibajarajara. Ngo bagira ukuri, iyo wakwemereye ikintu cyangwa akakiguhakanira nta kindi kintu agomba guhindura. Ngo ntakunda kugaragaza amarangamutima ye ahantu ari, ngo ariko iyo ageze ahantu ari wenyine asubira mu byabaye akisetsa cyangwa se akarira. Ngo ba Matiyasi bagira ikinyabupfura kandi bakunda guhirwa mu buzima. Abantu bakunze kubagira inshuti kubera ko ari abanyakuri kandi bakizerwa. Ngo ntibashima n'iyo wakora neza, gusa ngo birabanyura mu mitima yabo ariko ntibakunda kubivuga. Baba bumva yuko kubibana mu mutima bihagije. Ngo barakara vuba iyo umurakaje cyangwa umukoreye ikosa yanagukubita. Ngo bashobora guteza intambara bakayigusigamo akigendera kuko ngo bagira amakenga. Irindi zina ni Fidesi. Fidesi mu kurisobanura twifashishije urubuga rwa mirofamily.com, ni izina ry'Ikilatini rihabwa umwana w'umukobwa risobanura umwizerwa. Ba Fidesi ngo baritanga, ngo bagira amarangamutima menshi ku buryo bazi kwishyira mu mwanya w'abandi. Ngo ni abantu bumva byimbitse kugira ngo basobanukirwe neza. Bazi gukora ibintu kugeza birangiye kandi ngo bagira umutima ukomeye kuko bazi gukomeza abandi. Ngo bakunda ubwisanzure, bizerera mu rukundo cyane, ngo iyo bakunze baba bumva batakureka. Iyo muganiriye ku kintu
bakunda kugisesengura cyane, ngo bakunze kuba beza kandi bakagira umutima mwiza, ngo bakunze gukora imirimo yo guhuza abantu n'abandi social relation, abajyanama n'abaganga. Irindi zina ni ERA. Mu gusobanura ERA twifashishije urubuga rwa parenting.com, ni izina ry'igiheburayo risobanura urumuri. Ngo ba ERA iyo bakiri bato bakunze kuba hafi n'ababyeyi babo, ngo ababyeyi babo bakunze kubitaho cyane, bityo ngo nabo bagakunda kuba bari hafi yabo. Ngo iyo bageze ku myaka 5 batangira kuba abantu bitonda kandi bafite imico nk'iy'abantu bakuru. Aho uri abakunze kuba ari kumwe n'inshuti kuko ngo baba bumva bafite ibintu byinshi bamwigiraho. Bakunda imikino itandukanye ariko ngo bakunda kuba ari bo bayiyobora. Ngo bakunze kuganira na ba mama babo ngo ariko bagakunda kuba hafi na ba papa wabo. Ngo bagira amatsiko menshi bityo bikabatera kubaza ibibazo byinshi ku buryo ushobora no kumurambirwa. Ngo bakunze kuba abanyabwenge kandi bagira amakenga. Ngo bakunze kugira inshuti nyinshi z'abahungu cyane kurusha abakobwa, ngo kubera ko bakunze kuba hafi na ba papa wabo, bumva igitsina gabo ari icyitegererezo kuri bo. Ngo barakunda, ngo bakunda guseka, ngo bagira ubumuntu, bityo udashishoje neza ushobora kwibeshya ko yagukunze. Mu ishuri baba abahanga, ngo kandi hafi mu masomo yose. Ngo bazi gufata neza inshingano kandi bakunda kugaragaza ubumenyi bafite mu ruhame. Bakunze kuganira, ngo kuba ahantu hari urusaku rwinshi bishobora kubazamurira ikibazo. Abantu barabakunda cyane kuko bagira umutima mwiza. Gusa ngo bagira ikibazo cyo kudakunda gukora akazi ko mu rugo kuko usanga akenshi ababyeyi babo baragiye bakora ibintu byinshi bitandukanye mu rwego rwo kubarinda kuvunika. Ngo ariko bavamo abagore beza, ngo bakunda abagabo babo, bita ku bana babo, icyo bakoze cyose kiba ari inyungu z'umuryango. Ngo barakora cyane kuko baba bifuza kugera kuri byinshi kandi bikomeye. Ngo bakunze kuba abayobozi kubera uburyo bakunze kugaragaza ibitekerezo byabo, bakaba abagwaneza kandi bakanafasha. Ngo ariko ngo bahera kubera uburyo bakunda kugira inshuti nyinshi z'abahungu, ngo iyo badashishoze neza guhitamo birabagora, bityo bikaba byabaviramo guhitamo nabi bikabatera kubabara. Ngo bakunda kurimba no gusa neza, ngo barizera kandi bakizerwa, ngo ariko bagakabya mu kwiyemera kuko baba bumva yuko bafite imbaraga zo gukora buri kimwe cyose kugira ngo bagere kuri bya bindi bifuza. Wakoze cyane kubana nanjye rero, ayo niyo mazina nagusobanurira uyu munsi, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.